y'abagore kuri njyewe ni ikintu gikomeye cyane. Iyo ntekereje ukuntu umugore wa kera yarameze akandamizwa, nkambona n'ukuntu umugore w'iki gihe yahawe ijambo, marumva ari igiciro gikomeye cyane kuri njyewe. Niyo mpamvu uyu munsi nawishimiye, numva niyo buri tariki 8 z'ukwa gatatu iyo sigeze, mba numva ugomba gucyanageze aho dukorera ibyo birori, kuko ari ikintu gikomeye cyane ku mugore w'u Rwanda wahawe ijambo. Kera twari twararibuze, nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame akariduhesha, tukaba natwe nk'abagore twidagadura. Ubu yaba ari kera simba naje ahangaha ngo nisanzure mu bandi bagore. Kuba nahawe gaze nacyo ni ikintu nishimiye cyane. Nshimiye leta y'ubumwe y'u Rwanda, nshimiye ubuyobozi bw'igihugu, nshimiye umurenge wa Nyarugunga wamfashije kuba wampaye gaze. Ubu imirimo yose nzajya nkora nzanyikora nihuse, nta kintu kinkereza, ntatinda. Nimba ari inama zibaye z'abaturage ngiye kuzitabira, n'imirimo yose nzajya nkora nzajya nyikora nzi ko isaha n'isaha ndagerera mu rugo, ndatunganya nkateka vuba byihuse, nkagaburira umuryango wanjye. Wanyibukije ko hari igihe umugore atarafite ijambo nkaba mama cyangwa se bashangazi. Rero numvise ngiye mu mutima wanjye bishimishije ko twebwe kuri uyu munsi twahawe ijambo, tukiga tukagera kuri byose tukiteza n'imbere. Umwaka ushize itariki nk'iyi ngiyi hari aho nari ngeze, ariko noneho nateye intambwe, hari naho ubu ngubu ngeze, kuko ubu ngubu mbasha kwigisha abanyeshuri kudoda, nkajya kurangura ibitenge nkaza nkabicuruza. Noneho nabaje kugura ibitenge ndabapima nkabadodera.
ni umunsi wahariwe abari n'abategarugori. Hano mu Rwanda ubu tuwijihije ku nshuro ya 45. Ni umunsi w'abadamu cyangwa se ababyeyi dusubiza amaso inyuma tukibuka aho tuvuye n'aho tugeze. Turashimira cyane leta y'u Rwanda iyobowe imbere na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, kuko ubuyobozi bwiza bwe bwaduhaye uburenganzira, buduha uburinganire ku mugore n'umugabo, kandi nanone buduha amahirwe menshi cyane, harimo kwiga. Abadamu ubu ngubu barize, baraminuje, ndetse turabafite benshi biga na za PhD. Hanyuma nanone abadamu ubu ngubu bafite access ku mutungo, ni 50% nk'uko tubizi twese. Umutungo ubu ngubu ntabwo umugabo afata umwanzuro ngo agurishe umutungo nangwa gukorera icyo ashaka atabashije kubyumvikanaho n'umugore. Ibyo turabishima cyane. Nanone mu buyobozi bwose bwabo bwa leta, bwaba dufitemo abadamu bayoboye ibigo bitandukanye, dufitemo abadamu bari muri politike, dufitemo abadamu nanone bari muri PSF bicururiza. Ibyo byose turabishimira leta y'u Rwanda. Uyu munsi rero utwibutsa aho tuvuye, aho wasangaga umudamu yabaga ari wa mudamu wo mu gikoni gusa, uhora mu rugo udasohoka, ariko ubu ngubu uyu munsi umudamu aragira ibikorwa bimuteza imbere kandi biteza n'igihugu imbere. Bigaragara yuko hari intambwe irimo guterwa, abadamu bagenda babyumva. Nk'ubu ngubu rwose abadamu bose barwaniraga kuza kwizihiza uyu munsi wabo, kandi ukabona barabyishimiye. Aho ubundi wasangaga batabyumva, ugasanga n'umudamu we ku giti cye ugasanga ntabwo arimo kubyumva, ariko ubu ngubu biragaragara ko abadamu bamaze kumva icyo uyu munsi umenyesheje kuri bo. Uyu munsi duhagaze neza ku buringanire bw'umugore n'umugabo. Nk'uko nari nabikubwiye, ibijyanye n'umutungo, umudamu ntabwo yagiraga access ku mutungo, ariko ubu ngubu awufiteho access. Umudamu nanone wajya gusanga yuko ikibi cyose cyabaga mu muryango cyitwaga umudamu. Umwana yaba ikigoryi ugasanga barabyitirira umudamu ngo ni uwa nyina. Umwana w'umukobwa yagira ibyago, yaterwa inda y'indaro, bakavuga ngo nyina ntago yamuganirije. Ndetse ugasanga nanone hari ibyo umwana akora neza bikitirirwa se, ariko ubu ngubu ikibayeho yera ikibazo kiba ikibazo cy'umuryango. Iyo ari ibyiza biba ibyiza by'umuryango, ntabwo bikitirirwa umudamu gusa. Ku bijyanye n'ihame ry'uburinganire, abadamu bakwiye kubyumva yuko bafite uburenganzira hamwe n'abagabo, ariko nanone bakagomba kumenya yuko umugabo ari umutware w'urugo. Umugabo n'umutware w'urugo, umudamu akaba umufasha. So nuko tukwiye kubyumva, ariko ibindi byose turaringaniye. Ubundi butumwa natanga ni ugushishikariza abadamu gukoresha aya mahirwe twahawe. Ni ukuvuga yuko abadamu bakwiye kwitinyuka, bakava mu mazu, bakareka kwitinya, bakamenya ko bashoboye, byaba kujya mu nzego za leta, byaba ari ukujya mu bucuruzi, mu kwikorera, byaba akazi kari ko kose. Umudamu akitinyuka, akumva ko akwiye kuva mu nzu agakora nk'uko abandi bose bakora. Ubu ngubu muri iki gihe abadamu barakora imirimo yose. So twitinyuke rero, abantu bave mu nzu baze dukorera amago yacu, dukorera abana bacu, dukorera igihugu cyacu.